ngewe rero n'ubu niyo nahuguye abanyempano mbabwira ko mu bintu byose bahanura yego bagomba kwitonda bakaba bafite ikimenyetso bakura ku Mana nkanje nk'abantu tubana ubuhanuzi bwanjye ngewe nzaho shitani atagera ubuhanuzi bwanjye budahuye na Bibiliya ndafite ikimenyetso nabonye icyo bita umutuku w'urusinga ntabonye rumanuka ruramanuka icyo kimenyetso ntakibonye ntabyo ushobora kuvuga ikimenyetso cy'urusinga rutukura rumanuka ruturutse hejuru rukaza rukagwa no muri Bibiliya ubwo rero ngewe nibivuze ngo ngushyize hejuru ihita inyerekaho Imana yashyiriye abantu hejuru nicyo bari bakoze muri Bibiliya arabona icyo kimenyetso sinshobora ufashe ikimenyetso cy'urusiga ko na shitani tuzi ko yabikora birahagije ko twakwemera ko ubuhanuzi bwawe buvuye ku Mana ko tuzi ko na shitani icyo kimenyetso yagitanga arambwira ngo aho nibuka ko nikirije ngo yego ngivuga ngo yego yahise ansumira nk'umpobera numva aramfashe arankomeza numva arangundiriye cyane ndamuga ati yewe ndekura naho burya Imana ifite ifuhe yuko naje ku kazi itantumiye numva arambwiye ngo umva uko Uwiteka avuga Imana iravuze ngo ntabwo yigeze kubwira kuza kuri aka kazi ntuyicira inzira ntuyibuze ubushobozi ntuyirusha ubushobozi ntuyirusha ubushobozi abisubiramo gatatu arambwira ngo Imana iravuze ngo kandi iragutemye igisebe kizakira ingovu ndizakira ahita ndekura hari abantu ndeba nkavuga ngo abangaba bahamagawe n'Imana hakaba ari n'abandi mbona nkavuga ngo abangaba bahamagawe na bene wabo urukundo rutari mu bayobozi ntacyo barumaze ntabwo umuntu abayobora rwose icyo nshatse kuvuga ni igiki nshatse kuvuga ngo abona sanzaho barabakozi b'Imana babonye ibintu Imana imbwiye bangirira impuhwe baranyegera barambwira tumve mukozi w'Imana kuri paruwasi batanga raporo ku mudugudu ati ibintu biragenda neza ikidushimishije nuko hari kwihana abantu bajya babanywa nzoga bajya mu bapfumu barya birirwaga barwana barya bari barasenya amazu barya bari baragize bute baraheze mu bintu bya gipagani ubu ngubu turi kubabona ku cyumba baza kwihana naho ubwo Imana bya bindi byose byari byarazengereje abantu byose yakize uburwayi nuko Imana yazahuye icyumba cyari kiraho abantu bamenya ko ari Imana yaje kabiri gatatu rero Imana yampaye irindi sezerano ngira ngo mbabwire irambwira ngo numva umuhanuzi arahanura arambwira ngo Imana yavuze ngo kugira ngo igusubize iyi nzu yawe nabonye wubaka urusengero hariya ku irembo rumare kuzura mbone yinjije mwaba abanyamasengesho babaga muri iyi nzu mbone uje wasubira mu nzu yawe ndabyumva ariko ntekerezaho nzakura amafaranga yo kubaka iyo nza ndegetse yo ku irembo numva ari ikibazo gikomeye none se ko tuzaba dusohotse mu nzu y'amatafari iriya se nzayubakisha ibita ati oya ati nabonye amatafari ahiye niyo nabonye yubatse urusengero hariya ku irembo iwawe naho rero Imana iragenda igera mu rugo muri iryo joro bari kwiyemeza amabati mfusha umwana cyiza wakurikiraga ya mahasha nababwiye nihaniyeho ubwo niwo nitaga cyiza wakurikiraga ayo mahasha mbambuza amahasha mbura n'ikironda mfura mbura imfura mbura n'ikironda mfura umwana apfa muri iryo joro atarwaye none mama wanjye n'umugore wanjye bahita bajya gushaka abaturanyi habonekamo n'abapande kota ati muze cyiza arapfuye ati ntiyarwaye umugoro wose yarari gukina n'abandi umugoro wose ndetse yarari muri korari n'abandi ba korari nawe wa mugore we birashoboka ko umugabo nawe akurira nabi cyangwa akakuzengereza agwa guca inyuma akagenda kuvuga araguhararutswa ariko n'umwanzi nicyo bita karande yo mu miryango iba yamuzengereje nawe rero ugomba kunamba ku Mana ukamenya ngo Imana mwavuganye akaba ari uturi ibibazo byawe ariko ukihanganira uwo mugabo bibaho rwose nje rero by'ubu naje kwimuka Imana imbwiye ngo urimuka iyi nzu wampaye iyi sambu wampaye nzayikwishyura mu mujyi wa Kigali iryo sezerano ndaryandika muri kayi ndaribika ndaritegereza ubwo rero nabandekeye aho uko Imana yampaye yanyishyuye ubwo butaka mu mujyi wa Kigali nzabibabwira ubutaha Twemeye n'isoni zawe
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka tubasuke twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Tuvuga ngo mu byo mwekezaho byose Uwiteka Imana bihire, mu byo mwekezaho amaboko byose Uwiteka abiha umugisha, aho umugisha imirimo y'amaboko yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Aho muherereye rero hose mu bice bitandukanye, reka mvuge ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, intara yacu ya gatanu diaspora, mwese turasuje. Mu rurimi ndi kuvuga wese yumve ko musuje kandi yumve ko muramukije cyane, ariko kandi yumve ko muhaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Wakoze subscribe turayigushimiye, ariko nimba utarayikora reka mvuge ngo uyu ni umwanya kugira ngo ukore subscribe ujye natwe umunsi ku munsi. Ngize umugisha kandi ndi kumwe na pasiteri, mwabonye ikiganiro cye, mwaragikunze, ubwo yaduhaga ubuhamya atubwira aho yavuye, ko ntabwo yaturangirije, yatukishije amatsiko ibyo byose ko uyu munsi ashobora kuyatumara, nubwo atari buyarangize ariko ashobora kuyatumara akajya n'ibyo adufashamo. Pastor, turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Umeze neza. Tumeze neza. Imana ishima. Yego. Makuru ki? Makuru ni meza cyane. Ndi kuvuga yuko mu kiganiro twakwanye ubushize watwicishije amatsiko, wagiye bitarangiye, twumvaga twakomeza tukumva aho Imana yagukuye, twumva imirimo y'Imana, ariko igihe kiratwangira. Yego. Dushimye Imana ko igushoboje uyu munsi ukawugarutse nanone. Yego. Natwe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha, kuko ab'Imana igirira neza, ab'Imana itabara, siko bose bavuga imirimo yayo. Ku Imana yagushoboje ukaba ugenda uvuga imirimo yayo, ukomeza abatentebutse, ukomeza abihebye. Reka mvuge ngo kubwanjye ku giti cyanjye, reka mvuge ngo nabyo Imana izabiguhembera amakamba kandi ukiri mu isi izabikugororere. Murakoze cyane kunsabira umugisha. Yego. Reka tugusabire noneho usuza abaduteze amatwi, hajya twibutsa amaza ko buri munsi ku munsi uyu ni umuryango, twunguka inshuti nshyashya. Mwitwa bandi nanone. Murakoze cyane kumva uyu mwanya cyangwa se kuntumira kuri iyi channel, kandi mboneyeho no gushimira abayireba cyangwa se abayumva. Amazina nitwa Nzeyimana Joseph, ndi umupasitoro. Imana yagiriye neza. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nganire n'ijambo bita ko Imana isoza amasezerano. Kuko Imana yambwiye ko nzaba pasiteri 2003, ndabitegereza kugeza n'igihe nashatse kwirwanirira biranga. Hageze igihe umuntu kugira ngo abone umupasitoro agatangira 300, nari nyafite, ariko nashaka kuyatanga Imana ikambuza. Kambwira ngo hagara navuganye nawe kuzaba umushumba, kandi ntabwo ugomba kujya kugura uwo mwanya. N'uwirwanirira ndakwihorera. Abo twajyanaga bakayatanga bakaba pasitoro, nge nkagumira aho ngaho nkabyibura ngumvira Imana. Imana isoza amasezerano rero, nguko yari yabimbwiye, ngira ngo urabibona ko ndi umupasitoro. Cyane rwose. Turaje noneho tubituramburire neza, ariko akenshi tujya gutangira ikiganiro hagiye tumaze tukigana mu buzima busanzwe, impuguro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Akabazo k'amatsiko mushumba, watubwiye ahantu Imana yagukuye mu mbaraga za gishitani, mu mbaraga z'abapfumu, baba bafite ubushobozi bwo kuba bavuga n'imyuka mibi, cyane ko nawe wari ufite ubushobozi bwo kuba wakwereka ibyo berekwa. Ndi kwibaza uyu munsi ingaruka zabyo ntabwo zikugeraho, wenda ngo rimwe na rimwe byongeye bigusure bikuganize tuwarayubye. Uyu munsi bimeze bite mu mibereho yawe? Ntabwo ingaruka zabyo z'ibyo bintu wabayemo ntabwo zikusanga. Ingaruka zabyo zizaho ko ziziye mu bandi bantu bakagaba ibitero, nge nkajya kurwana iyo ntambara yo kubaganiriza no gusenga. Kuko nta n'amezi 3 yanashira, kuko urumva ibyo twarwanagaho n'abandi barwana nabyo. Ariko ku mpamvu z'uko nje kubera ko nabaye muri ibyo, icyambere nabanje kuza nkoresha imiti, noneho mbere imbaraga za Yesu, mbona imbaraga za Yesu arizo ziri hejuru y'imiti nakoreshaga. N'ubu rero niyo bigarutse bigarukira mu bantu, urabona ko nabaye umudiyakoni kera. Bibiri mu 1992
ubwo baye umudiyakoni niho navugaga ubutumwa volonteri mba umudiyakoni kugeza ubwo urumva umudiyakoni yabaga ashinzwe abakirisitu gusengera abakirisitu n'ibibazo byabonetse mu miryango ubwo rero kubera ko njye babaga babizi bantumagaho buri gihe ubwo rero igihe aho kigereye aho mbereye mwarimu n'ubundi mu materaniro mu matorero ayataramwe n'ubundi nkarwana mbabwira ngo hoya nta ngombwa kujya mu bapfumu ibi ngibi Yesu azabikiza. ariko shitani we nta bitero ujya kohezayo na nko kundi wajyaga ubona watubwiye uburyo wagiye kwiga umupira w'amaguru bagiye kwigisha muri ku kibuga ukababona ukaba n'ikipe ziraje zakwisha nta munsi ujya wicara ubone mwiyerekwa ubone dayimoni iraje ngo mubonane ishaka kwihorera ubwo se ibyo nibyo washaka kumbaza umuntu uwo ari we wese ahubwo nawe wowe se ugira ngo burya yikubise mu muhanda na moto ugira ngo si ibitero ni ibitero ubwo nabo ngabo n'ibyo ngibyo biba binteza abantu bakanyanga ntacyo dupfa bakabinyambura ni ibitero byabo ahubwo gisa ngo wabihakana ntabwo wabihakana ni ibitero bikoresha mu bantu bakaza abanyambura iyo mitungo kugira ngo bihure. Intwaro ukoresha kugira ngo uneshe ibyo ngibyo ni iyihe? Intwaro nkoresha kwizera no gusenga. Yego. Ikindi kibazo cya kabiri kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu tutagere ikiganiro uri umuhanuzi uyu munsi uri mu bantu bajya bavuga ati Imana iravuze ngo bigende gucya kandi bigasohora. Imana igiye mu rurimi mu kindi babyita abavugishwa. Nawe uri umuhanuzi w'Imana uyu munsi. Ariko dukurikiye ubuhamya igice cya mbere twatanze watubwiye yuko na shitani yakwerekaga utubwira ko ugeze no ku bapfumu watunguwe nuko yabarondoye ubwe akamenya n'ihene n'amabara y'ihene mutonze akabira akabyerekwa utubwira ati iyo mbonye umuntu ahanura ndashidikanya nti biturutse ku Mana cyangwa biturutse kuzima kuko cyane ko wabonye yuko izo mbaraga hose bazifite. Ndi kwibaza uyu munsi iyo uri guhanura Imana igukoresheje mu bantu bakuze gukoresha izo mbaraga kera bemera ubuhanuzi bwawe ntibagira ngo ni bya bintu bikigukoresha. Umve ngewe rero n'ubu niyo nahuguye abanyempano mbabwira ko mu bintu byose bahanura yego bagomba kwitonda bakaba bafite ikimenyetso bakura ku Mana nkanje nk'abantu tubana. Ubuhanuzi bwanjye ngewe nzaho shitani atagera. Ubuhanuzi bwanjye budahuye na Bibiliya ndafitiye ikimenyetso nabonye icyo bita umutuku w'urusinga ntabonye rumanuka ruramanuka icyo kimenyetso ntakibonye ntabyo ushobora kuvuga. Ari ikimenyetso cy'urusinga rutukura rumanuka ruturutse hejuru rukaza rukagwa no muri Bibiliya. Ubwo rero ngewe nibivuze ngo ngushyize hejuru ihita inyerekaho Imana yashyiriye abantu hejuru nicyo bari bakoze muri Bibiliya. Utarabona icyo kimenyetso sinshobora kuvuga. Ufashe ikimenyetso cy'urusiga ko na shitani tuzi ko yabikora. Birahagije ko twakwemera ko ubuhanuzi bwawe buvuye ku Mana ko tuzi ko na shitani icyo kimenyetso yagitanga. Ikimenyetso cy'urusinga ntabwo yagitangwa kifashisha. Birahagije ko twakwemera ko ubuhanuzi uhanura buturutse ku Mana. Ntabwo yakivanga na Bibiliya ngo bihure. Icyo cyo ntabwo yagishobora. Nibiye twagerageje kuva kera niya bipimye wenda ngize amahirwe ko icyo kizanye ahubwo kibaza n'abantu ndetse babashumba batari wewe. Ariko no mu mbuguro dutanga niyo shitani ashatse kubyihangira akubitaho kumva aravuze ngo ni musome ibyakozwe n'intumwa umurongo uyu n'uyu utabaho ngira ngo abanyempano bazanyumva cyangwa se abayobozi banyumva cyangwa abo twiganye impano bita ubuhanuzi ngira ngo bazamfasha kubigusobanurira. Niyo shitani yiganyije guhuza ubuhanuzi na Bibiliya ntibihura ahita ashyiraho imirongo itabaho. Niyo mpamvu uzumva arasomye ngo mu byakozwe n'intumwa ibice ngo 70 bitabaho. Noneho rero ngewe mfite ibimenyetso bitatu nabo tubana barabizi. Ikimenyetso iyo kije kikahuza na Bibiliya ibimenyetso mba mfite nkabibona mbita numva ngo Imana yo mu ijuru itangira iby'imbwira ikabimbwira kandi ahigereye icamo. Hari n'igihe haza imirongo nkabona ibyo ibiri kuvugwa byandikwa aho bigereye rero bihagaze ndekeraho. Ntabwo nibwa mbuhata. Birasobanuze cyane ariko ngize ikindi kibazo ndikumva ibibazo biri kugenda bizana mva nakoze kandi ntabwo mwanya oyambwira ngize ikindi kibazo. Iyo ubuhanuzi bwawe kuri wowe buze haza urusinga rw'umutuku rukaza rukagwa muri Bibiliya aho rugeze naho ngaho. Abandi bahanuzi uzabona bari guhanura umuhanuzi akaza ati Imana yambwiye gucya, Imana yambwiye mvuge gucya, Imana yambwiye nkore gwino. Wizera gute ko ubuhanuzi ahanuye bwaturutse ku Mana
nibimera gutya ntuzapinga abandi bahanuzi kubera ko utibona urwo rusinga kuri bo. Ikimenyetso rero uzagisangana nabo dusengana. Hari ushobora guhanura nkabona atari byo nkajya kumuhagarika. Nkabona atari byo ndagenda nkamuhaga. Abo dusengana nibo bazabikubwira. Dore turi kubikorera kuri cano abazabyumva cyangwa bazabibona. Ariko abanzi cyane abo dukorana. Ashobora no guhanura yajya kuvangirwa nye nkaba nabimenye. Nkagenda nkamukoraho nkahita mukura mu byo umwuka. Iyo tuganire kandi ndamubwira ati icyabonetse gutya na gutya nawe akaza kubona ibimenyetso ari byo. Ubwo rero kubera ko nawe ibyinshi hano wenda ubundi bucukumbuzi ntavugira aha ngaha kuri icano wenda buvugirwa mu masengesho. Ubwo nibyo nzigamye. Ariko ubwo mubo tuzaganira cyangwa turi kumwe bo barabizi. Ese ushobora kureba umuntu uyu munsi turi kuri cano uyu munsi ka tujye kuri cano. Ushobora kwereka video y'umuntu uri kuvuga ati hari abantu ujya kubona ukuntu bari gutitira bamene biti n'amugana yamvugo. Ati Imana irambwiye ngo. Ushobora kumubona ukavuga ati uyu muntu ibi bintu biri kuva ku Mana cyangwa biri kuva ku Mana mutasenganye. Bibiliya uzikunda uvuga iravuga ngo mu mpano Imana yatanze niko Pawulo yavuze yari yasizemo niyo kurobanura imyuka. Nawe uramutse ufite impano yo kurobanura imyuka sinange ngenyine. Nawe wareba ukamubwira ati yo ukumva mufitiye impuhwe kuko nawe aba yagenderewe. Ndabwo ari bose rwose. Uhita umubona uramubona. Yego. Agitangira amagambo 2 3 agera kuri 3 andi yose agatangira kugira gute kongera. Yo twigisha kandi n'abantu. Mbo nubwo tuganiriye nawe niwe wabizanye wenda n'abandi bazabibaza. Yego. Ariko ubuhanuzi n'uburyo butatu. Hari ubuhanuzi buvuye ku Mana. Hari ubuhanuzi bw'amarangamutima. Hari n'ubuhanuzi buva ku badayimoni. Ibyo byose rero uretse n'ubwo buvuye ku badayimoni nubwo amarangamutima ndabimenya nkakubwira ati ntago turi bukugenze ariko ibyo ngibyo nyine ntavangiwe. Ibyo ngibyo ndakunda. Mushobora uzanyemerera uzanyuma tuzategure ikiganiro mu minsi iri imbere tukikugana ku bintu by'impano cyane ariko cyane twibanda ku kintu cyitwa ubuhanuzi ko kiri mu bintu biyobeje abantu benshi. Kiri mu bintu abantu babyihinzemo cyane kuko ngo babonye ko ari turufu yo kurisha mu bantu. Yego. Ndashaka ko tuzakigana kugira ngo abantu bave mu rujijo uzabinyemerere. Cyane. Tuzagitegura tukiganeho byimbitse. Cyane rwose. Sibyo ndabikwemereye. Reka tube dusubikiye aha ngaha turi kwinjira tubikomeje byo byagiye nyinshi ariko nshuti muvana uduteza amatwi uzasobanukirwa byinshi. We wajyaga wibaza ku buhanuzi akariko kamwe ntarakurekura. Ese ubwo buhanuzi ko butatu amarangamutima uvuye ku Mana uvuye kuri Satani burasohora bwose? Ujya umbe nawe hari ubusohora yego nubwo bwa shitani. Hari ubusohora bwa shitani. Urumva ubusohora bwa shitani ni bwa bundi buvuga ngo azapfa yego azapfusha bamukuye ku mirimo. Urumva ku mpamvu z'uko ibitero byagabibye kuri wa wundi utigeze agenzura watwigeze ahagarara neza akava mu masezerano y'Imana. Yari umuyobozi se untega amatwi. Yari umuyobozi yari umuntu wakoreraga Imana igihe kikaza kugera akaba mu ndege nke agatangira gutukisha Imana. Noneho kugira ngo satani yivuguruze kugira ngo ativuguruza ahita hagurukira mu bahanuzi agahanura ubanuzi Imana izakwica. Ariko ri dayimoni ku mpamvu z'uko nundi yari yarakwice noneho bakamugira ikigirwamana ngo ibyo yavuze byarasohoye. Ariko nta Mana yicwa yego nta Mana ikura umuntu ku mirimo ntacyagira gute ahubwo wehe nuko yagize nde ubuhanuzi yafashwe mbere. Turi ko byumvikana. Noneho nubundi yarari mu mwanya wa shitani nubundi Satani akaza akamugira gute akamushyira handi masezerano nyayo. Ubwo amarangamutima nabwo rero ushobora kuguhanirwa amarangamutima ntibusohore. Ngiye kuguha urugero rutoya. Yego. Ushobora kugera mu bantu agasanga abantu barakennye yego ariko yabareba akabona ntacyo bapfa. Fata abantu baje gusenga ni iminsi yose iminsi 3 bayiviremo aho. Ukabona ari hanukiriye ku nimba wagize nyine. Ati Imana iravuze ngo iraguhaye ndetse ngo ikinyabiziga unakujyanye hanze. Nguko ikubona na gutyo. No marangamutima rero ntabwo Imana yabigize mu rugo. Urakoze cyane. Uzadufasha gutandukanya ubwo buhanuzi buri cyiciro tubwe tubwa marangamutima butandukane naha ngabo ese tubwaho bihurira none hari nakantu ushaka kuzadusubiza abantu bavuga ngo akanwa k'umuhanuzi kararema.
ugasanga umuhanuzi araje araguhanura akavuga ati nudakora iki ngiki kubera ko mbivuzwe n'umuhanuzi urapfa kwa kanwa ke karema. Ugasanga baguteye ubwoba, bazanye iterabwoba avuga ati Imana iravuze ngo iriya modoka yawe uyimpe. Kubera ko bavuga ngo akanwa k'umuhanuzi kararema, nutabikora kandi imfura yawe irapfuye. Ugasanga rero masi Imana bivuze kubera ko wa muntu avuze ngo akanwa k'umuhanuzi kararema, yego akumva karana n'umwana w'imfura ugiye gupfa, aho ati mwakira imodoka wa n'Imana bivuze uzadufashe gatubitebye mu ibyo byose bizabibafasha. Reka tugusaba usenga Imana ukomeze kumva kuyobora. Imana yacu data wa twese uri mu ijuru turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Biragaragara kuko na n'uyu munsi iyi cano yazagira umumaro kubera ko n'abayiyoboye bafite intego yo kuguhesha icyubahiro wa Mana we. Nyemerere rero amajya n'amaza ibyo wakoramo byose nyakubahwa uzagarura imitima y'abaguye ndetse n'abari bamaze gutentebukirwa. Mana we uzabemerere babe mu ruhande rwawe. Kandi ikindi natwe turasenze twisengera kugira ngo duteze intambwe, kandi na n'uyu munsi abarushye n'abaremerewe n'iryo jambo wigeze wivugira utumye Matayo araryandika ngo nibaze bagusange baruhure, bemere kuba abagaragu bakwigire kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima, ngo nabo bazabona uburuhukiro mu mitima yabo kuko kugukorera kutaruhije n'umutwaro wawe utaremereye. Ndasenze nsaba ngo uzabafashe, uzabarengere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha. Naringize ngo tuganire ijambo tutari butindeho cyane. Ni ijambo naringize ngo tuganire aho nani yacugikiye ubushize twari twavuganye ijambo bita Imana isoza amasezerano. Igitabo cyitangira ibice 12, Uwiteka ategeka Aburahamu kujya i Kanani. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzaha umugisha kandi uzaba umugisha abakwifuriza umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherega umugisha. Amen. Haleluya. Narinzanye ijambo rivuga ngo Imana isohoza amasezerano. Imana ishimwe. Imana ivugana na Aburahamu, ivugana nayo imubwira ngo nasige inzu ya se, nasige umuryango, ngo aje mu gihugu Imana igize gute imwereka. Iramuzamuhindura ngo izamuha umugisha, n'uzamuvuma izamuvuma, kandi ngo izamuhindura ubwoko. Imana imasezerano. Aburahamu ngo arayumvira, agira gute, aragenda. Narinje kukubwira ngo iki rero, njyewe Imana ejo bundi cyangwa se ubushize niho naye nababwiye ngo Imana yo mu ijuru imare kutubabarira ibyaha n'umudamu wanje, imare kuhamagara mukecuru. Nababwiye ko papa yari yarapfuye, nababwiye ko naye mfite bakuru banje, umwe n'ubu yarapfuye, undi ni umupasitoro wari cyariho. Ariko muri iyo minsi mbona ba bantu bari baje kudusengera bahasize isezerano rivuga ngo Imana yo mu ijuru ibabariye ibyaha byanyu. Imana yo mu ijuru hano ihashinze umurimo wayo, nta uzongera kwita kwa mupfumu, hagiye kuba kwa murokore. Iravuga ngo kandi nawe wa mugabo ari ngewe bakozi b'Imana bavuga ngo Imana iravuze ngo izaguha abana, ubwo afite shitani yarafite umugambi wo kuza kwica abana. Bakihava rero yaratubwiye ati Imana iravuze ngo iraza yohereza abandi bantu ku buryo igiye kwashyira igicaniro kitazima. Iravuze ngo no mu muryango wawe ngo Imana ihamagayemwe abantu. Kubera ko nababwiye nanyigeze mbabwira, nababwiye ngo nari nimenyereye amajwi y'abadayimoni, nimenyereye amajwi y'abakurambere. Abo bantu nabo bavuze gutyo, okay, ndategereza ngo reka ndebe ko ibyo bavuze bizasohora. Ariko icyo gihe habaga n'urukundo. Ndongera nibutsa abakristo cyangwa se abantu bo muri iminsi ya none, waba umukristo utaba we, ariko urukundo wari urukeneye, urukundo mu bantu. Biba ngombwa rero ko na abantu barazaga bapande kote bakumva ko yaba daimoni y'amashitani yabage wacu bayimuye. Najya kubona nkabona abantu baraje muri ahatego, amakuru ni meza, bakicara bakaganira, bakaririmba indirimbo zo mu gitabo, bagasoma ijambo ry'Imana, ngumva ni byiza.
bamwe kandi bakambwira ati humureyo turakuraza, bakarara aho ngaho naho barara basenga, naho n'Imana yagize gute yabatumye, hari kugira ngo barandure yewe n'udusigisigi tw'abadayimoni tuza dutera ibitero shuma. Byabaye ngombwa muri ya masengesho abakozi Imana baza bagasenga, ngumva barahanuye, ngumva umwe aravuze, ngumva uko Uwiteka avuga ngo Imana hano ngo igiye kuhubaka urusengero, ngo Imana hano ngo igiye kuzaguha inzu y'amatafari, ngo Imana hano ngo igiye kuzaguha abana, ngo Imana hano ngo igiye guhamagara umukecuru n'imiryango yawe ngo irihanye, ngo Imana hano ngo igiye kuhakora ibintu byiza, ngo abantu bakubaragaho bya bindi byo mu bapfumu ngo bagiye kuza bakugisha inama bakubwira ngo babigenze gute. Ye uko babivuze nkabitegereza. Hashize amezi 3, niyo nzimare menshi, hashize amezi 3, ukwezi kwa 4 Imana yatangiye kuzihata abantu. Umwana yabafatiwe ku ishuri ari kwikanga, ari gusimbagurika, ni meza ati none se nta bapentekote batembereye hano, nanjye ati barahari. Ubwo bazaga basimburana, naho Imana ibahaye izamu ryo kuza bagira bate kugira ngo umurimo utangire. Naho nabonye Imana idufasha mu murimo wayo. Abantu bahagera rero bakazana abarwayi babo, nkabona barabasengeye, nkumva bari kwirukana abadayimoni, nkumva bari kwirukana za karane, nkumva bari kwirukana ibyo bitaga ngo ni ibihume by'icyo gihe. Abana bagakira, ababyeyi bagakira, abo bazanye mu ntoki, nuko bakicara tugateka icyayi bakanywa, barangiza tukabaherekeza bagataha. Ejo rero nkabona baragarutse. Abanyamasengesho rero bo ku rusengero aho twasengeraga nibo bakoze akanama, baravuga ataha hantu nubwo bimeze bityo twari dukwiye gushakisha ukuntu abayobozi nabo babimenya, bakamenya umurimo uri aha ngaha, baza bumva n'abashyitsi baharara banahirirwa, bakamenya ko ari umurimo Imana yarabashinze y'aha ngaha muri uyu muryango w'aba Bagesera. Ubwo rero naje kubimenya, twari dufite n'umupasitoro mwiza cyane nawe ukunda ijambo ry'Imana, wita no ku bantu, yazungurukaga mu giturage agenda abwiriza ubutumwa bwiza, muzihana ryari Yesu ukabashaka. Nuko yaje kugera aho mu rugo, turamuganiriza, turamubwira amezi tumaze 3, ate na 3 gusa ntararengaho iminsi mike, twagiriwe neza n'Imana, natwe twaje muri mwebwe. Ati kandi Imana yatubwiye ngo ahangaha ngo hazaba igicaniro, ariko sindasobanukirwa neza igicaniro nyine cy'abapantekote uko kiba kimeze. Nuko arambugura arambwa ati muri Imana izabyikorera. Ubu Imana igiye kuzazana abantu b'abanyamwuka babahangaha, abo barwayi bahagera, abanyabibazo bahagera, Imana izazibaruhura. Ubwo rero twaje gusenga, Imana yemeza ko agomba kuba umunsi umwe mu cyumweru. Abantu bari gusenga barahanura, baravuga ngo Imana yemeje ko buri cyumweru hano hagomba kuboneka umunsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba abantu basenga biyirije ubusa. Abantu rero barabikoze, urumva nyine nari ntarakomera, abakristo barabikora, ariko nanjye bagenderaho, tukirirwana dusenga, bwaca tukabona abandi baraje. Igihe cyarageze icyumba kirakomera gikomeye, niho Imana yahamagaye abantu bakomeye, hamagara abantu b'abacuruzi, yahamagara abantu bafite imirimo ya leta, nuko batangira kuza, abandi baba y'ubukorikori, nuko baraza, Imana ibashinga umurimo aho ngaho. Dutangira gusenga, barambwira ati ibintu Imana irazivugira muri iri teraniro uzubyandika. Bampa imfatika y'ikaramu, Imana ikambwira ngo hano nzahashyira urusengero, ngahita mbyandika. Nguhaye umugisha, nguhaye abo bangerwa mu muryango wawe bihana. Yewe ndagira ngo ngubwire ngo uretse mukuru wanjye wenda wakijijwe mbere, ariko abandi baziye nyuma, abamushiki banjye, bishwa banjye, abaturanyi, bavandimwe aho, ndetse nabo mu miryango yindi. Ubu yo nagiyeyo ningewe barahamagara ati uzivuga ijambo, bagashingirwa nkajya kuvuga ijambo nkaba umuyobozi mukuru w'ubwo bukwe, kuko bazi ko n'ubundi nanje bavuye mu masezerano. Aho rero Imana yaje kumbwira ibintu ngira ngo witondere, wowe uri kumva uko Imana isubiza, uri kumva uko Imana itanga amasezerano, uri kumva uko Imana yasezeranyije, ibyawe naho bizaca ntiwamenya inzira bizacamo, icyawe ni ukuyubaha. Turi gusenga umunsi umwe rero, umuhanuzi yarahanuye arambwira ngo Imana iravuze ngo uve mu iyi nzu urimo. Iyi nzu urimo Imana irashaka gukora umurimo wayo byihuse. Inzu nari ndimo ngira amakenga, imve mu iyi nzu ndimo, ariko njya kubibwira mukecuru wanjye, mukecuru ngwino dukora akanama, wumvise wa muhanuzi ukuntu yavuze muri ya masengesho twiriwemo? Ati nabyumvise.
ati ntiyavuze se ngo Imana ikeneye kwagura umurimo wayo ngo dusenye ibikuta mw'iyi nzu ngo ujye mu gikoni, izo ntebe uzazizane mu rugo iwanjye pfo, ariko wumvira Imana. None se ugira ngo Imana niyo yakubwira ukayisuzugura ko twumviraga abadayimoni uza amafaranga twatanze mu bapfumu? Uzi wa mupfumu amafaranga yaturiye? Numvise umukecuru abyemera, narababwiye ati noneho rero ese yari inzu y'amatafari, ndavuga ati se amatafari zayasenya na ryari? Mbwira Imana ati ndabyemeye. Imana inkibyemera gutyo, bucya mu gitondo mbona abantu baje, naho batumwe n'Imana iyo bari gusengera, yari groupe iza ije kumfasha, ihageze iransuhuza, amakuru meza, ariko mbona bazanye n'ibirago. Bizikera imikeka yari itarabaho nyine twasasaga ibirago, baze mbona baje bitwaje ibirago, ati mureke dusenge. Turasenga, turangije barambwira ati mve mugabo, nange ati yego. Ati turi gusenga Imana yaratubwiye ngo tuzaze tugufashe gukura ibikuta mw'iyi nzu n'ibi birago, kandi ngo tuze tubyitwaje tuzabisase. Niba rero wemera urekeje tuzagufashe gukuramo ibi bikuta turarara. Ndavuga ati niko yabatumye? Ati niko yadutumye. Ndavuga ati nta kibazo. Bwakeye mu gitondo basenya ibikuta, ndabafasha, barambwira ati banze ukuremo urugi rwo hagati, ndukuramo. Ati ngaho senya amatafari nsenya. Ubundi mbaho uburenganzira, barasenya inzu bayimaramo ibikuta, baraterura ibyondo n'amatafari bajugunya hanze. Barangije nkuko ndago nta sima yari irimo, baramenamwe amazi, barangije barakubura, barangije basasamo bya birago. Nuko barasenga, numva barasenze ngo Mana yacu rero ibyo wari wadutumye nibidukoze, ubundi uhereze umugaragu wa mugisha, natwe duhe umugisha. Nuko turabaza Imana, barangije barataha. Uwo munsi rero bwake yari kuwa gatatu. Bukeye kuwa gatatu Imana iragenda irarika. Twari dutuye muri paruwasi ya Nyakabwende, abanzi barahanzi n'abazabona icano bazamfasha kubyama kubimenyekanisha cyangwa se kubihamiriza. Imana iragenda ikora muri paruwasi yose, abantu baraza bahurira aho ngaho. Ndavuga ati babandu koko nubwo bagaza bamwe birirwa hanze, twasengeraga muri salo, none burya Imana koko yari ifite umugambi wo kuzana abantu bangana batya. Nubundi nubwo twasenye ibikuta mu nzu, abantu bararega baruzura, abantu baratangira bigisha ijambo ry'Imana, abantu baratangira barabwiriza, abantu batanga ubuhamya. Bahateraniye gatatu. Itorero umupastor ahita amenya inkuru nziza y'ibyabereye ku cyumba hiwanje, nuko yatwoherereje abadiakoni baza bayobora icyo cyumba. Batanga raporo kuri paruwasi, batanga raporo ku mudugudu, ati ibintu biragenda neza. Ikidushimishije nuko hari kwihana abantu, bajya babanywa nzoga, bajya mu bapfumu, barya birirwaga barwana, barya bari barasenya amazu, bajya bari baragize bute, baraheze mu bintu bya gipagani. Ubu ngubu turi kubabona ku cyumba baza kwihana. Naho ubwo Imana bya bindi byose byari byarazengereje abantu byose, abantu bumvise ubutumwa bwiza bahita bazamuka, umuntu agataha yorohewe, umuntu agataha yumvise ijambo, umuntu agataha yakize uburwayi. Nuko Imana yazahuye icyumba cyari kiraho, abantu bamenya ko ari Imana yaje. Kabiri gatatu rero Imana yampaye irindi sezerano ngira ngo mbabwire. Irambwira ngo, numva umuhanuzi arahanura, arambwira ngo Imana yavuze ngo kugira ngo igusubize iyi nzu yawe, nabonye wubaka urusengero hariya ku irembo rumare kuzura, mbone yinjije mwaba abanyamasengesho babaga muri iyi nzu, mbone uje wasubira mu nzu yawe. Ndabyumva, ariko ntekereza aho nzakura amafaranga yo kubaka iyo nzu ndegetse yo ku irembo, numva ari ikibazo gikomeye. None se ko tuzaba dusohotse mu nzu y'amatafari, iriya se nzayubakisha ibiti? Ati oya, ati nabonye ari amatafari ahiye, niyo nabonye yubatse urusengero hariya ku irembo iwawe. Ariko nabwo nkora akanama na mukecuru, nabwo ndamubwira, mwese mukecuru, ati wumvise ukuntu ubuhanuzi bwavuye mu bapandekote bumeze gute? Umuntu yahanuye arambwira ngo Imana itweretse uko nzubaka inzu y'amatafari ya ku irembo, akaba aricyo kizaba gisimbura icyumba cy'amasengesho, Imana ikabona kunsubiza inzu yanjye n'abagamo. Mukecuru arambwira ati ariko mwana, iyo sambu ureke tuyihe Imana, nubwo byakuna mwese ubundi tuba twarapfuye, ubundi biba byarazunguwe na bene wanyu babagesera. Ati none ubwo ari Imana yabivuze n'ubyemere. Nagize umugisha cyane uko mama yakiriye ubutumwa bwiza, yakira agakiza, akunda Imana, ariko akurikije naho akarandi yari tumariye. Tumare kubyemeranwaho rero, nsenga asaba Imana amafaranga yo kuzubaka urwo rusengero Imana imbwiye go ku irembo kandi mu isambu yanjye. Ndasenga
ndasenga igihe kigeze Imana irambwira ngo nzabyikorera. Ndasenga Imana irambwira ngo nzabyikorera, hazubakwa nzabyikorera. Naho mbabwira rero naje kumenya abantu batangira kumpamagara ati ngwino uze mu ivugabutumwa, ngwino utanga ubuhamya, ngwino ubwira abantu gukomera kw'Imana, ngwino ubwira abantu aho Imana yagukuye, ngwino ubwira abantu karande yo mu miryango yanyu ukuntu yabishe, ariko ukuntu yagize gute, yari gusa nawe yari kurokoye. Batangira kumpahana mu midugudu itarimwe, mu maparuwasi ataramwe, ndatangira njya kuvuga ubutumwa. None igihe kigeze nicira inzira. Umuntu uri kunyumva cyangwa uri kumbona, uramenye niba Imana yaraguhaye isezerano. Twari tuvuze amasezerano Imana yahaye Aburahamu. Icye nukuva muri we y'abakarudaya akasiga se na nyina akagenda aho Imana imutegetse. Nawe icyawe nukuva muri kamere y'ibyaha no mu miryango bakora ibyaha no ndetse no muri yo karitsiye, oya nukubava mu ngeso zabo mbi, ntuzahava ubacitse, ntuzava ubahunze, ahubwo nuve muri kamere yabo, nuve mu bikorwa byabo bibi, nuwikifatanya nabo mu bibi, wikifatanya no mu bugambanyi cyangwa mu byo bakora. Oya ahubwo uva muri bo ubabwire ngo nitandukanyije namwe nakiri ijambo ry'Imana. Aho rero Imana yangiriye neza, irambwira ngo nziyubakira, ariko nza kutumvira neza iby'Imana ivuze nicira inzira. Iyo ngeze aha ndahatinda, ndakubwira ngo amasezerano angiranye n'Imana, niba natinze senga ikongerere kwizera, ariko wica inzira ngo bitume utukisha Imana. Reka mbabwire uko niciriye inzira. Ngewe niciriye inzira, ndagenda njya kubaza. Hari umuntu twasenganaga, ariko yari yarapatanye ahantu amazu y'imidugudu yo gukinga no gukora ibintu byose. Araza arambwira ati nose pastor, harya warambwiye ngo urashaka akazi? Ndamubwira ati ngewe ndumva ashaka akazi, umurimo urakomeye kandi bawushyizeho abadiyakoni ku cyumba, ngewe nazaje kubwiriza, ariko bashyize n'abadiyakoni bahayobora bo bavuye ku rusengero, nge numva gashaka akazi. Akazi rero kari ako kugumayo kubayo. Hari ahantu kuri Shangazi abahazi, n'umugabo wari waduhaye akazi, n'ubu tuyihana i Kigali, twigeze tubonana i Kigali, nawe tuza tubisura, nawe azamfasha gutanga ubuhamya. Ngereyo rero bampa akazi k'ubukabita, gucunga depo yabo bashyiragamo ibikoresho. Ariko njyana na Bibiliya, mu gitondo nabwirizaga nibature abakozi bose baje nkabwiriza. Ariko Imana ntiyigeze imbwira ko njya ku kazi kugira ngo nzabone uko nubaka urusengero rwayo. Ngewe nari byo nari nitwaje, mvuga ngo ubwo integetse kubaka urusengero kandi mu isambu yanjye, none nkambona itinze kumba amafaranga, kandi abantu bari gusengera mu nzu yanjye mba mu gikoni, mbita mvuga ngo reka njye gushaka akazi, amafaranga nzabona nyaguremo amabati nze nongera igikoni, none tube tubaye mu gikoni, Imana igumana iyo nzu yanjye kugeza igihe izayinsubiriza. Ariko si by'Imana yashakaga. Nagiye ku kazi ndakora, ukwezi kutararangira. Hari igihe cyo guhembwa, dutegereje ko tuzahembwa muri iyo minsi. Imana intumaho umuhanuzi. Nari maze kohereza abakozi bagiye, mbona umuhanuzi araje. Andebye, ariko ndeba ukunda ndeba, ngira ngo atagiye kuzuzwa, ngira ngo ni imbaraga z'Imana zimujaje kumva isezerano ry'uko Imana yanshimye. Arambwira ngo uraho, nibuka ko nikirije ngo yego, ngivuga ngo yego, yahise ansumira nk'umpobera. Numva aramfashe arankomeza, numva arangundiriye cyane. Ndamuga ati yewe ndekura. Naho burya Imana ifite ifuhe yuko naje ku kazi itantumiye. Numva arambwiye ngo umva uko Uwiteka avuga. Imana iravuze ngo ntabwo yigeze kubwira kuza kuri aka kazi, ntuyicira inzira, ntuyibuze ubushobozi, ntuyirusha ubushobozi, abisubiramo gatatu. Arambwira ngo Imana iravuze ngo kandi iragutemye, igisebe kizakira, ingovu ndizakira. Ahita ndekura, andekuye numva ndahabutse. Murebye mwitegereje n'ukuntu yaramfashe, n'uvugwa buranyishe. Ndamubaza ngo niko muko usengera he? Arambwira ati ngewe nsengera he? Ambwira asengera. Tigenda umwadeperi. Nange ati ndi umwadeperi.
ati none se wowe ubahe? Nanjye ati ndi uw'inyakabwende ariko naje aha kuri shangazi kubera iyi shangiyo turimo y'akazi. Arambwira ati Imana iravuze ngo iragukubise. Ati kandi reka ngubwire, ngugendeye inama, shaka umuntu usiga kuri iyo depo, uzu mperekeze ngiye mu cyumba hariya mu Rwamahwa. Ibyo ngubwiye ugende wihakirwe ku Mana, ibyo iri bikubwira bari byo ufataho umwanzuro. Nuko nahamagaye bose wanjye nyine wari warampaye akazi, ndamubwira ati shakisha undi muntu ubusizanga kuri depo, ngewe nkurikiye umukobwa tugiye mu gusenga mu Rwamahwa ku cyumba. Ndamukurikira, twageze mu cyumba ikimenyetso ndakibona. Bageze igihe cyo kwakira abashyitsi, ati abashyitsi baje nihuse bangezeho, ndavuga ngo nitwa Nzeyimana Yosefu, ndi umudiyakoni mu itorero rya Nyakabwende. Wa mukobwa nawe arivuga, akivuga umuntu ahanura aturukiriya mu nguni aza yihuta ahita ngeraho. Imana iravuze ngo ceceka ntagire n'icyo uvuga aha ngaha. Imana yagushinze umurimo, yagushinze kuza kudeya. Iravuze ngo iraguhanye kubwo kureka umurimo wayo ngo ukajya kuyifasha. Imana ntuyifasha, ntabwo yirusha ubushobozi. Icara tugire n'icyo uvuga. Ndicara. Ariko abakozi b'Imana n'uyu munsi, imyaka maze mu matorero, imyaka maze mu gihugu, ko nagiye mu matorero y'u Burundi nagiye njya kuvuga y'ubutumwa. Hari abantu ndeba nkavuga ngo abangaba bahamagawe n'Imana, hakaba ari n'abandi mbona nkavuga ngo abangaba bahamagawe na bene wabo. Urukundo rutari mu bayobozi ntacyo barumaze, ntabwo umuntu abayobora rwose. Icyo nshatse kuvuga ni igiki? Nshatse kuvuga ngo abona sanzaho bara abakozi b'Imana, babonye ibintu Imana imbwiye bangirira impuhwe, baranyegera barambwira ati umve mukozi w'Imana, ubwo Imana itakwishimiye uramenye ntutahe, iteraniro nirirangira uraza kutubwira ingorane wagize, tuguhakirwe ku Mana, Imana kuko ikubabariye n'inyembabazi. Nico cyatumye mgumaho, naho bakimara kumpanura gutyo numvaga ndi bugende nkanyonyomba ngacika. Ariko baje nk'abakoze barambwa ati umuri Imana igira imbabazi ntutahe, barandeka rose sinataha, nanjye ndabumvira sinataha. Iteraniro rirangiye bagiye kunyakirana n'abashyitsi, ariko nge sinariye sinananyoye, sinabishoboye kubera ikimwaro no guhinda umushyitsi. Baranyakira ariko sinariye bishoboka nyine, ariko barampumuriza baranganiriza. Nuko abashyitsi bamwe baranahararaga uwo munsi, bari bafite n'amateraniro bakomerezaho mu gitondo ku munsi wa kabiri. Nuko baje kumbwira ati mushyitsi, tugeze muri wa mwanya wo kuguhakirwa ku Mana, uramenye ntagira akantu berereka, turi abakozi b'Imana, waturi ibintu byose waba warahemukiye Imana, ubundi tugusabira Imana imbabazi. Imana ikubabariye, Imana izayigarura. Nahereye ku murongo narababwiye atumve rero bantu b'Imana, sinanyoye inzoga, sinasambanye, ntabwo natukanye, sinzana na Rwanda, ahubwo mbahera kuri bwa buhamya mbabwira ijambo bita umuhamagaro. Ndababwira ati ngiye Imana impamagara yanguye no mu nzu, irambwira ngo iyi nzu iyigira icyumba cy'amasengesho, ubu mba mu gikoni. Noneho kubwo kwimukira umurimo rero nari njanganje gukorera amafaranga ngura amabati nyatahane ngende nubaka igikoni. None iyo nzu nyirekera Imana igiza iviramo izabone nabonye ubushobozi. Ikindi kandi yarambwiye ngo kwirembo niho nzubaka urusengero kandi ngo nige bizakoresha. Ariko ubushobozi bwo kubaka urusengero rw'amatafari ahiye nabonaga ntabwo, ahubwo narije ku buryo bwo kwiyorohereza ngo nubake agakoni. Abagabo bari barimo nta kindi ndiwanyeye kunzo bese ndababwira ati kandi koko kwari ukuri. Kuko ngiye no kugezana n'uyu munsi mbikubwiriye aha ngaha n'abandi babyumve, ngewe sinigeze nkinisha kongera gukora ibyaha kubera ubwoba nagiraga bw'aba badayimoni. Naravuga ngo ndamutse nkoze icyaha babazimu bagaruka bakongera bakagishingira bagahita bagaruka, none bakankoresha ibiruti byo nakoraga. Okay, noneho rero barambwa ati dusenge, barasenga umwe muri bo yuzura imbaraga z'Imana,
arambwira ngo idore Imana iravuze ngo igiye kukubabaza akanya gato. Noneho aba bantu bari ahangaha nibaguteranyiriza amabati urashaka ngahe? Turi abakozi b'Imana. N'uwo mugabo nyine Ndereya Rukarari nawe wakoraga muri wadukoreshaga warucunze iyo shantiyo, abari we nawe yarahari, nawe hari mu rugo rwe. Bahita bateranya amabati bazampereza ngataha ngajya gukora umurimo w'Imana. Bariyemeza n'imisumari, bariyemeza. Numva nshimye Imana ati Imana iragikoze, ariko ntayo nabonye. Urambaza ngo iki? Byageze mu gitondo twararyamye nyine bashima Imana ati byo nta bakiribwa byirirwamo, bariyemeza amabati angama bazinduka bari batekereza ko bari buze kuma amabati n'imisumari nkajya gukora umurimo w'Imana ngiye no kusakara. Naho rero Imana iragenda igera mu rugo mu iryo joro bari kwiyemeza amabati, mfusha umwana Cyiza wakurikiraga ya mahasha nababwiye nihaniyeho. Ubwo niwo nitaga Cyiza wakurikiraga ayo mahasha, mbambuza amahasha mbura n'ikironda mfura, mbura imfura mbura n'ikironda mfura. Umwana apfa muri iryo joro atarwaye. None mama wanjye n'umugore wanjye bahita bajya gushaka abaturanyi, habonekamo n'abapande kota ati muze Cyiza arapfuye, ati ntiyarwaye. Umugoroba wose yarari gukina n'abandi, umugoroba wose ndetse yarari muri korari n'abandi ba korari bo ku cyumba bari baje. Abantu baragiye basidisa amasengesho nijoro, barasenza Imana irababwira ngo mbikoze mbishaka. Baza mu gitondo rero nuko amabati ntayabonye. Bazindutse mu gitondo bazi kumbwira ngo njye gushyingura Cyiza. Ubwo baraye bagenda urumva kuva iwacu Nyakabuye bazamuka bajya Mwezi mu Gashashi naho ato kuri Shangazi. Basanga rero abakozi b'Imana tumaze gukaraba mu gitondo, bamaze kunywa igikoma icyayi. Ariko ngewe ijoro nabuza amahoro, n'uwo munsi ubwo nta mutekano mfite. Barahinguka kwiremba ati muratego amakuru ati meza tutuvuye ku ishantiyo dusanze Joseph ataharaye, baturangiye ko yaraye no ku cyumba ye atari hano n'abashyitsi. Nuko mbakubise amaso igitema ngo piki kubita mu kirere. Babagabo bagiye kunywa icyayi bateranya bajya hehe kundi umukonjya kure amabati. Babagabo ro baje no bavuze ati muratego amakuru ni meza, ati twari tuje kuranza Imana Joseph mumurebera iki, ati yarayagize ibyago, ati umwana yarayapfuye. Umwana yarapfuye ati kuki yapfuye se? Mutamuvuje ko yararwaye n'umwambyana kwa muganga, ati yiri wari muzima, yapfuye mu masayine y'ijoro bihura na cyagihe bari kungabira amabati. Bagisenga ntabwo bagiye mu magambo menshi yo kwirirwa bagira birya, baravuga ati yanko ningiyo Imana byarayivuze muri twebwe. Bavugana nyine wo mugabo wabihanuye. Babaza bamuga ati nta kundi mwahenda, ati reka da umwana yari uko ni Imana yanatuganirije byarangiye. Ati roni mu musezera ataye. Babagabo ro ntibari kumpa amabati y'inkoni y'Imana. Baravuze ati basifata amafaranga ugende, bamba amafaranga tugende ushinguza umwana, wakira abashyitsi, ugenda utegereza Imana yawe ifite umugambi kuri wowe. Habonekamo n'abake nyine nabo batagitashye bataga hafi y'iwacu za Runyanza hakurya mu Bigutu, nabo baramperekeza. Dusanga imbuga irarunzemo abantu ku mbuga mu Rutoki n'abashyitsi abayobozi baje. Nagiye ndi gutekereza ngo buri Imana iramuzura nkuko yazuye wa mukobwa kwa Yayiro. Ngereyo ni kubise nsanga y'intumbi yumva bayikuye mu nzi wanjye bayishyira mu cyumba cy'amasengesho aho ngaho. Mana yanjye natekereje ku Mana ndavuga ngo Mana yo mu mutima nsenga amasengesho y'igifute wambabariye ikondazo kare umwana ndinda gutanga intumbi ngiraga Imana irambabarira reka. Barambugura ati watu umwana yarangije kubyimba ndahumura, ubwo Imana izagushombusha indizana. Barashingura. Namaze kumenya neza kuko Imana idakinishwa. Umwana bamaze gushyira igitaka, umwana arapfa ndamubura. Muri iyo minsi rero urumva wowe uri kunyumva, uri kundeba, ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo wavuganye n'Imana bitari byo gukinishwa. Imana niba arayibwiye ngo uri umukozi wayo ukayibwira ngo uzayikorera, haba mu butunzi, haba mu mpano, haba mu mbaraga, haba wowe korera Imana uko mwavuganye.
ibindi impamvu ziza ziboneka ugasanga abantu barapfa ubusa, abantu amadini arashwanyashwanye, abandi barahindukanye, abandi baragiye kunywa amayoga ngo bagiye kubivamo, abandi bazanye abagore ba kabiri, abandi bagiye mu buraya. Ni ukutamenya icyo yemereye Imana. Niba ugomba kwihanganira n'umugore wawe, niba ari na mubi, niba akumereye nabi, niba ari ufite amahane, ariko nk'umuntu w'umugabo ugafata icyemezo cyo kunamba ku Mana, ukavuga ngo wa mugore we nagushatse dukundanye, ngomba kugumana nawe, tugategereza icyo Imana izakora. Imana irazi ikabikora. Nawe wa mugore we birashoboka ko umugabo nawe akurira nabi cyangwa akakuzengereza, akaguca inyuma, akagenda kuvuga araguhararutswa, ariko n'umwanzi nicyo bita karande yo mu miryango iba yamuzengereje. Nawe rero ugomba kunamba ku Mana, ukamenya ngo Imana mwavuganye akaba ari utura ibibazo byawe, ariko ukihanganira uwo mugabo. Bibaho rwose. Nje rero byabaye ngombwa ko umwana tumushyinguye, nuko natangiye kubwira umudamu ati tubigenze dute. Umudamu arambwira ati nta kundi, nuko reka uko Imana yadushatse akaba ariko izatugira. Ariko ngira n'umudamu rwose ukijijwe pe. Yakijijwe rwose, arakijijwe, ariko no gukizwa bifite impamvu, uko Imana idutabara twebwe ntitwigeze tureba inyuma ko ari ikindi byaba, twavuga ati Imana hari icyo yadukoreye. Byabaye ngombwa rero ntangira gusenga nsaba gahunda y'Imana. Mana we, none yose kuwambwiye ngo iyi nzu kuyirimo kw'abakirisitu bw'abantu bari kwiyongera, n'ubundi nabwo bakirirwa no hanze, kandi kubera ubwishi bw'abantu hafi twari dutuye ahantu bita Nyakabuye, ariko abantu bavaga Kamembe ahantu bita ku Nkanga bakamanuka baje. Kubera iki rero? Imana kubera ko habanje ububyutse bw'Imana, Imana haba icyumba bitaga icyitegererezo. Niyo mpamvu niyicano nayise icyitegererezo, kandi ubu ufite impamvu mu masezerano ufitanye n'Imana. Bakavati turajya kukite, bakava ku Nkanga bakava ibusozo hafi y'u Burundi, bakaza kukitegererezo. Naho ngiye kuvugira ubutumwa Nyeshenzi Burundi, abo i Burundi bagatega bakaza kukitegererezo. Imana ikakora imirimo, umuntu akaza arwaye bamu yahagera agataha yigenza. Imana idukorera ibintu. Aho rero niho naje kugera igihe Imana impa umurongo, irambwira ati ngiye kuguha umurongo ugenderaho. Ugiye kubaka urusengero, ni wowe nzakoresha. Naje kubona amafaranga, wenda sinkubwira aho nayakuye, nawe ufite aho izakura yawe. Ayo mafaranga mbonye atari bugura amadafari, mbonye atari bugura amabati, ndavuga ngo reke mba nyacuruza. Ncuruza boutique, abakiriye baraboneka. Nzi ngo ndaza ncuruza, ngura amabati, ngura amadafari, ngura amabuye, biranga. Boutique nayo irahomba. Boutique ihombye, naje kugirana kwa databukwe. Kwa databukwe baje ku nyine twarakundanaga, baranankundaga, aho amviriye nyine babonye naravuye mu bintu bya karande by'ibishitani, barankunda cyane. Bankunze bakenera nabo kunzamura iwabo wa madamu. Nono ise wabo yarafite ubutakandu bita muri Ntondwe, akabona abantu bikarengera bari kuza bagacukura, habagamo amabuye bitaga izahabu. Abantu bikarengera bakaza bakagura ibyo bita ibisimu bagacukura. Araza arambwira ati none ko ndi kubona abanyakarengera bakizwa n'isambu yacu, wowe ntako washaka abakozi ukajya gushaka ibisimu gacukuza. Nuko njyamo, ndavuga ati abanza ariho natombora ibifaranga byinshi, njyamo bamba ibisimu, urumva ni kwa databukwe, nshyiramo abakozi baracukura. Ubwa mbere barazibona, ubwa kabiri barazibona, ubwa gatatu barazibona. Iminsi 3 ishize niho rero wa muyobozi warushinzwe ibyo gucukuza nyine aho ngaho arambwiye atumve rero izahabu ducukuye iminsi 3 ndagushobora kuzazigurisha, ahubwo tugumye gucukura gutya zadusema, ahubwo genda udushakire icyo bita urukingo, genda utugurira ingurube. Urumva, genda utugurira ingurube. Bahita bantegeka kubagurira ingurube, bahita bantegeka kubagurira ngo mbaha amafaranga bagura inzoga na byeri, ngo banyanyagize ku gisimu kugira ngo kitabasema. Mbaha amafaranga, baragenda bagura ingurube, bagura inzoga, byeri, banywera ku gisimu ngo bari gutsirika igisimu. Imana niba yayibonye tabikunze irabyanga. Bucya mu gitondo izo bakuye uwo munsi bahise bambwira ati izo zabu izo twaguhaye ejo bundi ugenze uzifate
uzishyire mu rwondo, bamba urwondo ku ibumba ryari riturutse mu gisimu, uzishyiremo kugura kuwa gatatu tuzazigurishe tuganure uduhembe, natwe tubone uko dutangira gushyira abagore bacu imisaruro. Ndagiye nzishyize mu rwondo uko bantegetse, ndagiye nshyizemo ishashe, ndagende ndazihambire n'umushumi w'inkweto, nshyira mu isanduku, mbwira yewe we, ndavuga ati umutima wanjye ndawubwira ati ibibazo birakemutse, ari amafaranga Imana yambwiye, ari ayo kubaka urusengero ndabubonye. Bwakeye mu gitondo Imana yo mu ijuru igenda ituma muri ya mudamu wanjye, iyo yagiye gutanga ubuhamya muri bene aba badamu, niho babwira ngo ntaho wahisha Imana. Umudamu wanjye ajya mu isanduku, yarebye ikibumba kirimo, arakuraho yashashe, ahantu wahambuye asanga ni ibumba, abona ibintu birimo bihishemo, ntiyasobanukirwa ko ari za zahabu nahishemo. Kandi mbere nazizanaga nkazishyira mu gacupa, ngakajya kagacupa twabaguriragamo salami ya kera, nkazimwereka. Ariko umunsi abacukuzi bambwiye ngo nzishyire mu rwondo zikogote uburemere, ziziyongera uburemere bw'imyambi, nuko nazishyize mu rwondo. Wa mudama kibumbura cya kibumba asanga ni ibyondo, ahita umutima we ngo uhita umwemeza ko naba narasubiye mu by'abapfumu. Avuga ngo dore wa mugabo wazanye ibi byondo kubibika mu isanduku ashobora kuba yaragarutse muri bya bindi by'abapfumu. Yahise abisohora, arabivungagura, arabijugunya mu izina rya Yesu, epfa mu rutoki mu mateke. Aravuga ngo ibibango aranywa umuti. Nanjye natashye nimugoroba izahabu ndazibura. Ndamuhamagara ati niko se ubutunzi bw'abandi nasize muri iyi sanduku se buri hehe? Arabaza ati ni biki? Ati bwari buri muri ki? Nagati bwari mu kibumba mu ishashe, nani nafunze umushumi w'inkweto. Arambwa ati nabijugunye, nagize ngo ni imiti wongeye kugarura hanga y'abapfumu. Ntabwo ati nizabuza aba burutuma burege yaranyica, burege yagiraga amahane, ntabwo ataranyica n'ukuri. Urazijugunye se nubwo byari biruzi wabijugunya tutavuganye. Ariko bitewe n'ubwoba nyine arahunga arigendera. Ubwo rero nanjye nanze ko umuntu yahukana, nanjye njya gusaba imbabazi wabo ni muri uwo mugoroba. Ndagenda ndabahamagara ati muratego, none se uyu muntu yageze ahanga ko mwamugumanye, yababwiye ibimuzanye? Nyina ati ntabwo namubajije. Mama wiwe ati sinamubajije, musaza wari we tuvugana. Baranyakira ariko sinariye bishoboka nyine, ariko barampumuriza, baranganiriza. Nuko abashyitsi bamwe baranahararaga uwo munsi, bari bafite n'amateraniro bakomerezaho mu gitondo ku munsi wa kabiri. Nuko baje kumbwira ati mushyitsi, tugeze muri wa mwanya wo kuguhakirwa ku Mana. Uramenye ntagira akantu berereka, turi abakozi b'Imana, waturi ibintu byose waba warahemukiye Imana, ubundi tugusabira Imana imbabazi. Imana ikubabarire, Imana izayigarura. Nahereye ku murongo narababwiye atumve rero bantu b'Imana, sinanyoye inzoga, sinasambanye, ntabwo natukanye, sinzana narwana, ahubwo mbahera kuri bwa buhamya, mbabwira ijambo bita umuhamagaro. Ndababwira ati ngiye Imana impamagara yankuye no mu nzu, irambwira ngo iyi nzu iyigira icyumba cy'amasengesho, ubu mba mu gikoni. Noneho kubwo kwimukira umurimo rero, nari njanganje gukorera amafaranga ngura amabati nyatahane ngende nubaka igikoni. None iyo nzu nyirekera Imana igiye izayiviramo, nzabone nabonye ubushobozi. Ikindi kandi yarambwiye ngo ku irembo niho nzubaka urusengero, kandi ngo nijye bizakoresha. Ariko ubushobozi bwo kubaka urusengero rw'amatafari ahiye nabonaga ntabwo, ahubwo narije ku buryo bwo kwiyorohereza ngo nubake agakoni. Abagabo bari barimo nta kindi, ndiwanyeye ku nzu mbese. Ndababwira ati kandi koko kwari ukuri, kuko ngiye no kugezana n'uyu munsi mbikubwiriye aha ngaha n'abandi babyumve. Ngewe sinigeze nkinisha kongera gukora ibyaha kubera ubwoba nagiraga bw'aba badayimoni. Naravuga ngo ndamutse nkoze icyaha, babazimu bagaruka bakongera bakagishingira, bagahita bagaruka noneho bakankoresha ibiruti byo nakoraga. Okay, noneho rero barambwa ati dusenge. Barasenga 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 barasenga. Umwe muri bo yuzura imbaraga z'Imana, arambwira ngo idore Imana iravuze ngo igiye kukubabaza akanya gato. Noneho
aba bantu bari ahangaha nibaguteranyiriza amabati urashaka ngahe? turi abakozi b'Imana. N'uwo mugabo nyine Ndereya Rukara ari nawe wakoraga muri wadukoreshaga warucunze iyo shantiye, abari we nawe yarahari, nawe hari mu rugo rwe. Bahita bateranya amabati bazampereza ngataha ngajya gukora umurimo w'Imana. Bariyemeza n'imisumari bariyemeza. Numva nshimye Imana ati Imana iragikoze, ariko ntayo nabonye. Urambaza ngo iki? Byageze mu gitondo twararyamye nyine bashima Imana ati byo nta bakiribwa byirirwamo, bariyemeza amabati bazinduka bari batekereza ko bari buze kuma amabati n'imisumari nkajya gukora umurimo w'Imana ngiye no kusakara. Naho rero Imana iragenda igera mu rugo mu iryo joro bari kwiyemeza amabati, mfusha umwana Cyiza wakurikiraga ya mahasha nababwiye nihaniyeho. Ubwo niwo nitaga Cyiza wakurikiraga ayo mahasha, mbambuza amahasha mbura n'ikironda mfura, mbura imfura mbura n'ikironda mfura. Umwana apfa muri iryo joro atarwaye. None mama wanjye n'umugore wanjye bahita bajya gushaka abaturanyi, habonekamo n'abapande kota ati muze Cyiza arapfuye, ati ntiyarwaye. Umugoro wose yarari gukina n'abandi, umugoro wose ndetse yarari muri korari n'abandi ba korari bo ku cyumba bari baje. Abantu baragiye basidisa amasengesho nijoro, barasenza Imana irababwira ngo mbikoze mbishaka. Baza mu gitondo rero nuko amabati ntayabonye. Bazindutse mu gitondo bazi kumbwira ngo njye gushyingura Cyiza. Ubwo baraye bagenda urumva kuva iwacu Nyakabuye bazamuka bajya Mwezi mu Gashashi naho ato kuri Shangazi. Basanga rero abakozi b'Imana tumaze gukaraba mu gitondo, bamaze kunywa igikoma icyayi. Ariko ngewe ijoro nabuza amahoro, n'uwo munsi ubwo nta mutekano mfite. Barahinguka kwiremba ati muratego amakuru ati meza tutuvuye ku ishantiyo dusanze Joseph ataharaye, baturangiye ko yaraye no ku cyumba ye atari hano n'abashyitsi. Nuko mbakubise amaso igitima ngo piki kubita mu kirere. Babagabo bagiye kunywa icyayi bateranya bajya hehe kundi umukonjya kureba amabati. Babagabo ro baje no bavuze ati muratego amakuru ni meza, ati twari tuje kuranza Imana Joseph mumurebera iki, ati yarayagize ibyago, ati umwana yarayapfuye. Umwana yarapfuye ati kuki yapfuye se mutamuvuje ko yaragwaye n'umwambyana kwa muganga, ati yiri wari muzima yapfuye mu masayine y'ijoro bihura na cyagihe bari kungabira amabati. Bagisenga ntabwo bagiye mu magambo menshi yo kwirirwa bagira birya, baravuga ati yanko ningiyo Imana byarayivuze muri twebwe. Bavugana nyine wo mugabo wabihanuye. Babaza bamuga ati nta kundi mwahenda ati reka da umwana yari uko ni Imana yanatuganirije byarangiye. Ati roni mu musezerataye. Babagabo ro ntibari kumpa amabati y'inkoni y'Imana. Baravuze ati batifata amafaranga ugende, bamba amafaranga tugende ushinguza umwana, wakira abashyitsi, ugenda utegereza Imana yawe ifite umugambi kuri wowe. Habonekamo n'abake nyine nabo batagitashye bataga hafi y'iwacu za Runyanza hakurya mu Bigutu, nabo baramperekeza. Dusanga imbuga irarunzemo abantu ku mbuga mu Rutoki n'abashyitsi abayobozi baje. Nagiye ndi gutekereza ngo buri Imana iramuzura nkuko yazuye wa mukobwa kwa Yayiro. Ngereyo ni kubise nsanga intumbi yinumva bayikuye mu nzi wanjye bayishyira mu cyumba cy'amasengesho aho ngaho. Mana yanjye natekereje ku Mana ndavuga ngo Mana yo mu mutima nsenga amasengesho y'igifute wambabariye ikondazo kare umwana ndinda gutanga intumbi ngiraga Imana irambabarira reka. Barambugura ati watu umwana yarangije kubyinda ndahumura, ubwo Imana izagushombusha ndizana. Barashingura. Namaze kumenya neza kuko Imana idakinishwa. Umwana bamaze gushyira igitaka, umwana arapfa ndamubura. Muri iyo minsi rero urumva wowe uri kunyumva, uri kundeba, ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo wavuganye n'Imana bitari byo gukinishwa. Imana niba arayibwiye ngo uri umukozi wayo ukayibwira ngo uzayikorera, haba mu butunzi, haba mu mpano, haba mu mbaraga, haba wowe korera Imana uko mwavuganye. Ibindi impamvu zizaboneka ugasanga abantu barapfa ubusa, abantu amadini arashwanyashwanye, abandi barahindukanye, abandi baragiye kunywa amayoga ngo bagiye kubivamo, abandi bazanye abagore ba kabiri, abandi bagiye mu buraya. Nuko utamenya icyo yemereye Imana.
niba ugomba kwihanganira n'umugore wawe, niba ari na mubi, niba akumereye nabi, niba ari ufite amahane, ariko nk'umuntu w'umugabo ugafata icyemezo cyo kunamba ku Mana, ukavuga ngo wa mugore we nagushatse dukundanye, ngomba kugumana nawe, tugategereza icyo Imana izakora. Imana iraza ikabikora. Nawe wa mugore we birashoboka ko umugabo nawe akurira nabi cyangwa akakuzengereza, akaguca inyuma, akagenda kuvuga araguhararutswa, ariko n'umwanzi, nicyo bita karande yo mu miryango iba yamuzengereje. Nawe rero ugomba kunamba ku Mana, ukamenya ngo Imana mwavuganye akaba ari utura ibibazo byawe, ariko ukihanganira uwo mugabo. Bibaho rwose. Nje rero byabaye ngombwa ko umwana tumushyinguye, nuko natangiye kubwira umudamu ati tubigenze dute. Umudamu arambwira ati nta kundi, nukureka uko Imana yadushatse akaba ariko izatugira. Ariko ngira n'umudamu rwose ukijijwe pe. Yakijijwe rwose, arakijijwe, ariko no gukizwa bifite impamvu, uko Imana idutabara twebwe nitwigeze tureba inyuma ko ari ikindi byaba, avuga ati Imana hari icyo yadukoreye. Byabaye ngombwa rero ntangira gusenga nsaba gahunda y'Imana. Mana we, none yose kuwambwiye ngo iyi nzu kuyirimo kw'abakirisitu bw'abantu bari kwiyongera, n'ubundi nabwo bakirirwa no hanze, kandi kubera ubwinshi bw'abantu hafi twari dutuye ahantu bita Nyakabuye, ariko abantu bavaga Kamembe ahantu bita ku Nkanga bakamanuka baje kubera iki rero. Imana kubera ko habanje ububyutse bw'Imana, Imana haba icyumba bitaga icyitegererezo, niyo mpamvu niyicano nayise icyitegererezo. Kandi ugufite impamvu mu masezerano ufitanye n'Imana. Bagafata turajya kukite, bakava ku Nkanga bakava ibusozo hafi y'u Burundi, bakaza kukitegererezo. Naho ngiye kuvugira ubutumwa Nyeshenzi Burundi, abo i Burundi bagatega bakaza kukitegererezo. Imana ikakora imirimo, umuntu akaza arwaye bamu yahagera agataha yigenza. Imana idukorera ibintu. Aho rero niho naje kugera igihe Imana impa umurongo, irambwira ati ngiye kuguha umurongo ugenderaho. Ugiye kubaka urusengero, ni wowe nzakoresha. Naje kubona amafaranga, wenda sinkubwira aho nayakuye, nawe ufite aho izakura yawe. Ayo mafaranga mbonye atari bugura amadafari, mbonye atari bugura amabati, ndavuga ngo reke mba nyacuruza. Ncuruza boutique, abakiriye baraboneka. Nzi ngo ndaza ncuruza, ngura amabati, ngura amadafari, ngura amabuye, biranga. Boutique nayo irahomba. Boutique ihombye, naje kugirana kwa databukwe. Kwa databukwe baje ku nyine twarakundanaga, baranankundaga, aho amviriye nyine babonye naravuye mu bintu bya karande by'ibishitani, barankunda cyane. Bankunze bakenera nabo kunzamura iwabo wa madamu. Nono ise wabo yarafite ubutaka bita muri Ntondwe, akabona abantu bikarengera bari kuza bagacukura, habagamo amabuye bitaga izahabu. Abantu bikarengera bakaza bakagura ibyo bita ibisimu bagacukura. Araza arambwira ati none ko ndi kubona abanyakarengera bakizwa n'isambu yacu, wowe ntako washaka abakozi ukajya gushaka ibisimu gacukuza. Nuko njyamo, ndavuga ati abanza ariho natombora ibifaranga byinshi, njyamo bamba ibisimu, urumva ni kwa databukwe, nshyiramo abakozi baracukura. Ubwa mbere barazibona, ubwa kabiri barazibona, ubwa gatatu barazibona. Iminsi 3 ishize niho rero wa muyobozi warushinzwe ibyo gucukuza nyine aho ngaho arambwiye atumve rero izahabu ducukuye iminsi 3 ndagushobora kuzazigurisha, ahubwo tugumye gucukura gutya zadusema, ahubwo genda udushakire icyo bita urukingo, genda utugurira ingurube. Urumva, genda utugurira ingurube. Bahita bantegeka kubagurira ingurube, bahita bantegeka kubagurira ngo mbaha amafaranga bagura inzoga na byeri, ngo banyanyagize ku gisimu kugira ngo kitabasema. Mbaha amafaranga, baragenda bagura ingurube, bagura inzoga, byeri, banywera ku gisimu ngo bari gutsirika igisimu. Imana niba yayibonye tabikunze irabyanga. Bucya mu gitondo izo bakuye uwo munsi bahise bambwira ati izo twaguhaye ejo bundi ugenze uzifate uzishyire mu rugondo, bamba urugondo ku ibumba ryari riturusaba mu gisimu, uzishyiremo kugura kwa gatatu tuzazigurishe, tuganure, uduhembe, natwe tubone uko dutangira gushyira abagore bacu imisaruro. Ndagiye nzishyize mu rugondo uko bantegetse, ndagiye shizemo
ishashe ndagende ndazihambire n'umushumi w'inkweto nshyira mu isanduku mbwira yewe we ndavuga ati umutima wanjye ndawubwira ati ibibazo birakemutse ari amafaranga Imana yambwiye ari ayo kubaka urusengero ndabubonye. Bwakeye mu gitondo Imana yo mu ijuru igenda ituma muri ya mudamu wanjye, iyo yagiye gutanga ubuhamya muri bene abo badamu niho babwira ngo ntaho wahisha Imana. Umudamu wanjye ajya mu isanduku, yarebye ikibumba kirimo, arakuraho yashashe ahantu wahambuye asanga n'ibumba, abona ibintu birimo bihishemo, ntiyasobanukirwa ko ari za zahabu nahishemo. Kandi mbere nazizanaga nkazishyira mu gacupa, ngakajya kagacupa twabaguriragamo salami ya kera, nkazimwereka. Ariko umunsi abacukuzi bambwiye ngo nzishyire mu rwondo zikogota uburemere, ziziyongera uburemere bw'imyambi, nuko nazishyize mu rwondo. Wa mudama kibumbura cya kibumba asanga n'ibyondo, ahita umutima we ngo uhita umwemeza ko naba narasubiye mu by'abapfumu. Avuga ngo dore wa mugabo wazanye ibyondo kubibika mu isanduku ashobora kuba yaragarutse muri bya bindi by'abapfumu. Yahise abisohora, arabivungagura, arabijugunya mu izina rya Yesu, epfo mu rutoki mu mateke. Aravuga ngo ibibangwa aranywa umuti. Nanjye natashye nimugoroba izahabu ndazibura. Ndamuhamagara ati niko se ubutunzi bw'abandi nasize muri iyi sanduku se buri hehe? Arabaza ati nibiki? Ati bwari buri muri kimwe. Nagate bwari mu kibumba mu ishashe, nani nafunze umushumi w'inkweto. Arambwa ati nabijugunye, nagize ngo ni imiti wongeye kugarura haga y'abapfumu. Ntabwo ati nizabuza aba burutuma burege yaranyica, burege yagiraga amahane, ntabwo ataranyica n'ukuri. Urazijugunye se nubwo byari biruzi wabijugunya tutavuganye. Ariko bitewe n'ubwoba nyine arahunga arigendera. Ubwo rero nanjye nanze ko umuntu yahukana, nanjye njya gusaba imbabazi wabo ni muri uwo mugoroba. Ndagenda ndabahamagara ati muratego, none se uyu muntu yageze ahangaha ko mwamugumanye yababwiye ibimuzanye? Nyina ati ntabwo namubajije. Mama wiwe ati sinamubajije, musaza wari we tuvugana. Ati nizahabu za burege bari bambeke cyose yazijugunye. Nari ntarahemba abakozi, nari ntarakuraho nayanjye. Ariko kubera ko Imana yari ifite umugambi, byabaye ngombwa ko bamubwira ngo naze dutahe. Turataha nyine tujya mu rugo, atangira kunsindisha ijambo, arambwira ati wibuke ko Imana yavuze ko turaza ducira inzira zadusanga. Ubwo nyine ni Imana, ihangane nyine dutegereze ikibazo cy'abari abacukuzi. Ariko Imana yadukemuriye ikibazo cy'abacukuzi. Baje mu gitondo mbabwira ko twazijugunye, baravuga ati ayo nama yeri y'abaporo, ayo nama tiku ubwo n'uburiganya, nimutwereke aho mwazijugunye. Atakumwe namutema. Ariko ngasengera mu mutima ngo ati intambara Imana izaho zaturutse n'ubundi rero zikemure. Imana rero nayigiriyeho umugisha, abantu baratubwiye ngo zajugunywe mudamu, abarangira aho yazijugunye mu rutoki. Nuko bajyamo nyine bose barashakura mu mateke, bakabona ubutaka budahuje n'ubwaho ngaho buhaturaniye, baratoragura ubudasa n'inombe, barabuzana rero no kwibeseni yari hari, bashyira rero mu mazi, bacugushije gutya batangira kubona urwayi n'utundi dutete duto, baza babona ikimenyetso ko ari ukuzijugunye. Nuko rero bahise bavuga ati nta kindi kirangaha, ahubwo abazimu mwagiraga kera n'ubundi barabagarutse. Hatari ku uyu mugabo n'ubundi wari waduhaye igisimu, ari we data bukwe nyine, ahita bemera ati yo kugira ngo mushwane n'umwana cyangwa mumerane nabi, nimugende isambira icyahari, mugende mushaka igisimu kindi mucukure, mubanze mwirihizo zanyu babajugunye, nimurangiza muyiviremo mutahe. Nuko nakize intambara, Imana irazingiza, abacukuzi dutandukana gutyo. Nuko naje ndahagarara, nza nabaza Imana icyerekezo uko ndi bubigenze. Imana rero niho yaje kumba umurongo. Ubwo rero yaje kumba ubutumwa mujyana Bujumbura, njya ahantu kwa Nyeshenzi, njya Nyakabiga, njya Kibitoki, njya no Kundahangwa. Aho hose rero niho Imana yafunguye amayira, ifungura irembo. Nuko nza kubona icyo nkozeho cyose, nkabona amafaranga. Nuko yambwiye ngo tangira rero wubake urusengero nakubwiye. Ndashima na bene data, hari bene data twasenganaga nabo bambereye intwari. No mu gihe nabaga nagiye, nasangaga bakurikiranye ikibazo cyo gukuza amabuye, ikibazo cyo kubumba amadafari, ikibazo cyo gutwika. Tugira amafura y'amadafari, abakozi tukahemba abakozi, abandi bagakora bakorera Imana. Igihe kigeze amadafari tumare kuyarura, Imana irantegeka itubwira imetero. Ubwo rero umuntu yaraje arambwira ati ngwino nkwereke imetero Imana ishaka muri ubwo butaka bwawe. Atera imetero, ati Imana irashaka ko ugomba kugarukiriza, shinga ibiti. Ndangije arasenga arambwira ngo hasigaye hawe n'Imana.
ndashima Imana rero ko twashyizeho abafundi bubaka fondasiyo y'amabuye, bashyiraho amadafari ahiye, ndasakara, ndakinga. Muri uko gukinga niho naje gusenga Imana nyibaza umugambi ufite kuri iyi nzu maze gushyira aha ngaha ni uwuhe. Imana irambwira ngo yegurira itorero. Tubiganira n'umuryango, ngiye kubiganiriza umukuru w'itorero. Twari dufite umukuru w'itorero witwaga Karisimbi Jean Bosco, niwe wari reveri wacu umushumba. Bimuganije arambwira ati ibyo ngibyo uzatanga inzu n'ubutaka? Ati yego. Inzu ingana iki? Mubwira amabati ariho. Uzayitanga? Ati yego. Ubutaka bungana iki? Ndamubwira. Ahazubaka igikoni, ahazubaka amatuwarete, ahazazugwa n'ibindi ikimboteri. Arambwira ati wabivuganye n'umuryango se? Atariko imiryango yanjye mfite ya bugufi, indira ahantu biti Busozo mu Nkanga, nta rubanza dufitanye. Arambwira tuzabanza ujye kubibabwira nibemera, mwege muzadutume baduhamaresi yuko muduhaye ubutaka. Nsubira mu rugo gukora inama bundi bushya. Umuryango wa bugufi waranyemera gukurikije ukuntu abazimu bari baratugize. Barambwira ati umvero igihe tukumaranye tubona oya aba nabakozi b'Imana mwabanya, aba nabakozi b'Imana, tanga ubwo butaka rwose ndi twakurwanya. Ngiye ni Busoza mu Nkanga ku muryango, ndabwira ati muzumva ko twatanze ubutaka mbuhaye itorero, ntabwo nabugurishije ahubwo nabuhaye itorero n'inyubako irimo ku mpamvu zineza. Nashimye Imana kuko yatugiriye neza. Muzi ko twari dupfuye tuzize karande, twari twaracishije mu bapfuma, ariko kugeza ubu ngubu aho ngendeye bakansenga nkabana mu muryango wa Kristo y'abatagatifu b'Imana, ubu ngubu ndi muzima. Barambwira ati nta kibazo, ubukwe buzatawa ryari? Ndababwira itariki nyine umushumba yari yaduhaye. Baraje umushumba nawe atumira paruwasi, abakristo bose bazabikenera, atanga itangazo kuri paruwasi, imidugudu yose irahahurira. Hari igiterane kinini cyane. Mfata umwanya rero mvuga ijambo ry'ukuntu dushima Imana n'umudamu na mama n'umuryango wanjye. Turashima Imana rero kuko twabanye namwe. Ntanga rero ubwo butaka, barabyandika rero. Barangije naho nakuye isezerano, umushumba avugira mu ruhame aravuga ngo iki gikorwa umuryango dukoreye ukoresheje kandi Nzeyimana Joseph, turagira ngo tubabwire ngo tuzabana namwe. Muri uko kubana rero yaje kumbwira ati irya jambo navuze, turagira ngo namwe ushakishe ukuntu ujye kwiga ishuri rya ITD. Ishuri rya ITD nararangije. Ndangije ati oya, imyaka 3 urangije ati ujye no kwiga Gisenyi, tuzakurihira. Njya kwiga Gisenyi. Nabwo rero amafaranga kwitorero rirangira, nta mafaranga yavuye mu mufuka wanjye ngo birangora. Narangije ronza na diplome nziza, ubu ndayifite. Ndangije isezerano barasohoye. Inzu rero bamwe abakozi b'Imana, nuko inzu rero yaje kuvukamo rero ikimana ashakaga. Nanjye rero ihita impa amafaranga, ndagenda mfata yanzu yanjye nyine twari twarakuyemo ibikuta, nyisubizamo ibikuta, ndayongera, nyisubizamo ibikuta, ndayisakara n'amabati. Ndangije nanjye mba nsubiye mu nzu yanjye niyo y'inyubako nyihereza itorero. Ubu rero kugeza ubu ngubu naje kwimuka. Imana imbwiye ngo urimuka, iyi nzu wampaye, iyi sambu wampaye nzayikwishyura mu mujyi wa Kigali. Iryo sezerano ndaryandika muri kayi, ndaribika, ndaritegereza. Ubwo rero naba ndekeye aho, uko Imana yampaye yanyishyuye ubwo butaka mu mujyi wa Kigali, nzabibabwira ubutaha. Imana ibaha umugisha. Ndagira rero ngo tugusoza nababwira ngo uzashaka kongera gukurikirana iki kiganiro cyangwa akagira ibyo ambaza, nabwo azashakira kuri nomero zanjye. Mfite nomero 0788 79 9404. Nsubiremo ni 0788 79 9404. Ubwo ikindi kiganiro cy'uko Imana yanyishyuye ubwo butaka nayihaye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakabuye, akagari ka Gasebeya, umudugudu wa Biteri. Nzababwira ukuntu Imana yanyishyuye ubwo butaka ikabunyishyura mu mujyi wa Kigali. Kende yarabivuze ndi Cyangugu. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Imana iguha umugisha, udusubijemo ibyiringiro. Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza bigakunda. Reka tuvuge ngo Yesu aguha umugisha. Tubwire umuntu wese uduteze amatwi, ntiwongere kwiheba, ntiwongere kwiganyira, ahubwo tumenye ko Yesu nta nataka umuntu naho atamugeza. Reka tugusabe neho usengera abantu b'Imana. Ni karibu. Ngiye gusenga ngira ngo wowe ufite ibyifuzo, ufite amasezerano ukabona yaratinze,
ndagira ngo ukurikire isengesho dusenga kandi uryizereremo Imana nayo isoza yavuganye. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana yavuganye na Dawudi ukavugana yibereye mu ishyamba ukomubwira ko uzamugira umwami, nubwo Samweli yaragize gutera ashidikanyije, yarabajije Yesaya ngo nta bandi bana ufite. Yesaya amubwira ko ari umwana umusigaye uragiye, ngo ntabwo bari buje kumeza uwo mwana ataraza. Wahageze ngo Uwiteka we ubwira Samweli ngo namusuka amavuta kuko uwo ngo wari ufite umutima wishimiye. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisa ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service.